Muraho neza, uyu munsi ingingo tugiye kuvugaho, itondere amakuru yose wakira. Amakuru yose wakira si uko ari amakuru meza, ahubwo uba ugomba kubanza ukayasesengura. Icyo tugiye kuvugaho ku ngingo ebyiri, turavuga ku makuru avuye mu kigare ugendamo, nanone twongeye tuvuge ku makuru ugomba kwitondera, amakuru avuye mu nshuti zawe. Siko yose aba ari meza. Reka duhere ku makuru avuye mu kigare ugendamo. Amakuru avuye mu kigare ugendamo ni amakuru adashobora kugira aho kugeza usibye kugusenya, akakwicira inzozi zawe. Muri ibyo bigare harimo ikigare cyo kunywa inzoga, ikigare cy'ubukozi bw'ibibi, ubujura ndetse n'ibindi. Amakuru avuye aho ni amakuru ukwiye kwirinda kandi no kugendera kure bene abo bantu, kuko bidatinze baraguhindura rwose, baraguhinduraho bukera. Ayo makuru rero ugomba kuyitondera, avuye mu kigare cyo kunywa inzoga, ikigare cy'inkozi z'ibibi, ikigare cy'abantu b'amabandi. Ni ikigare rwose kitashobora kugira aho kikugeza usibye kugusenya. Itondere ibyo bigare, ndabizi niba ubirimo, kugira ngo wumve ibyo ndimo nkubwira biragoye. Wenda unyite uko wumva ushaka, ariko nuko bimeze rwose. Ndagusaba kuba ibyo bigare wabivamo. Ibigare byo kugenda bikakujyana mu businzi. Kunywa si bibi, ariko kunywa mu rugero nibyo byiza kurusha. Nanone ukagira disipurine. Ayo makuru ashobora kuva aho ngaho, ukagira nyine uko yitwaramo. Nibyo bishobora kugufasha kandi bikakugira umugabo uhamye. Reka turebe noneho amakuru avuye mu nshuti zawe. Amakuru avuye mu nshuti zawe nayo ni amakuru ugomba kwitondera. Yego, ayo makuru ashobora kuba meza cyangwa se mabi, kuko hari igihe uba ufite inshuti zawe za nyazo. Ayo makuru rero, icyo usabwa ni ukubanza ukayasesengura. Ayo makuru uba wakiriye uvanye mu nshuti zawe, warangiza ukamenya aho ava akagera, ubundi ukayafataho umwanzuro. Ni ukuvuga, ugomba kuba ufata ayo makuru, kuko amakuru yose siko aba ari mabi, ahubwo biterwa n'uburyo wayakiriyemo, n'uburyo wayasesenguyemo, ndetse n'ikirimo n'icyo aje kugufasha. Cya mbere, banza wibaze, ese aya makuru aramfasha iki? Cyangwa se iki kigare ndimo ngendamo kiranyungura iki? Kiramfasha iki? Ni iki kije guhindura mu buzima bwanjye, niba ubuzima bwanjye ari wenda bube bwahinduka bwiza? Banza usesengure, umenye icyerekezo ujyamo, hanyuma umenye n'ibyo ugomba kugenda nabyo bikujyana mu cyerekezo wifuza. Sinzi wenda niba hari uwifuza icyo cyerekezo kimuganisha mu kunywa inzoga, cyangwa se itabi, cyangwa se ubujura n'ibindi. Sinzi yuko wenda niba hari ufite icyo cyerekezo, ariko namubwira yuko atari cyiza. Ntabwo ari icyerekezo kizima,
gikwiye umunyarwanda ufite indangagaciro zima zimuranga. Ndagira ngo tukiri hano nkusabe kuba wakora subscribe iyi channel niba ubona iki kiganiro turimo wagikunze, kugira ngo ndetse umbwire muri comment kandi unakore like, ndabikunda cyane. Kadukomeze rero. Buriya amakuru wakira ashobora kukugira umuntu mwiza bwose cyangwa mubi. Ufata umwanzuro, ndavuga ufata umwanzuro wawe ku makuru wakiriye, ibyo navugaga, ugendeye aho ushaka kugana, bityo bigufashe kugira icyerekezo kizima, utagendeye ku bihuha cyangwa se ngo ube nyamugi iyo bigiye. Amakuru meza akuganisha heza, naho amakuru mabi akakuganisha ahabi. Rwose nkuko nari mbabwiye mu kanya, kora subscribe no kuri notification, dukomeze tubane no mu bindi biganiro bitandukanye. Njye mwari kumwe ni Dusengumuremyi Emmanuel. Nizere ko kino kiganiro cyabashimishije, murakoze cyane. Gusa Imana ibahe umugisha, kandi mbwira muri comment uko wumvise iyi video naho utaha.